Reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye muganga Clement, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Uyu munsi none tugiye kugaruka ku bimenyetso biranga stress ikabije. Ubyibonyeho uzihutire gushaka ubufasha ku nzobere cyangwa se ku bajyanama b'ubuzima mu bijyanye na stress. Hari abantu bajya bagira ngo stress ni ibintu byoroshye, ariko stress isazisha vuba, stress itera kurwara umutwe, stress ishobora no kuzana ibisazi. Stress ni mbi cyane. Rero reka tuganire kuri iyi ndwara ya stress benshi batamenya uburyo ki ivurwa cyangwa se batamenya uburyo ki yandura. Ntimucikwe rero, muhawe ikaze kuri icano ya muganga Clement, dusobanukirwe byinshi kuri stress ndetse tunasobanukirwe n'icyo bita stress management cyangwa se uko dushobora kwirinda iyi stress. Muganga Clement. Stress ikabije ivugwa mu gihe stress isanzwe igenda ikura ku buryo bigeza aho umubiri utagishoboye guhangana nayo. Stress akenshi ifatwa na benshi nk'ibintu bisanzwe cyangwa se ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, ariko uko igenda ikura niko ibyara indwara ikomeye cyane izwi nka stress ikabije. Rero kumenya gutandukanya ibimenyetso n'ibiranga indwara hakiri kare bijya bifasha kwirinda ko indwara yagera kure. Umubiri ubwawo ufite ubushobozi bwo kwirwanirira igihe cyose haje ibibazo, bizwi nka fight or flight response, ubushobozi bwo kurwanya cyangwa se guhunga iyi ndwara cyangwa se guhunga ibintu byawuzahaza. Mu gihe cya stress ikomeye, ni ukuvuga iyo yageze kure, umubiri ntuba ugishoboye kugufasha mu kwirwanaho. Dore ibimenyetso rero bizakwereka ko stress ikugeze kure rwose, ukwiye gushaka abajyanama b'ubuzima cyangwa se ugashaka muganga akagufasha. Dore ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya mbere ni ukwiyongera kw'ibiro. Urugero ruri hejuru rw'imisemburo ya stress rutera umubiri kubika ibinure cyane, utitaye ko ubyibushye cyangwa unanutse. Abantu benshi igihe bafite stress ikabije bakunze kurya cyane, bityo umubiri ntukoreshe imbaraga ahubwo ukazibika gusa. Niba udashaka kongera ibiro mu buryo bwihuse, irinda ubuzima burimo stress rwose. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se ikimenyetso cya kabiri ni impinduka mu gifu. Mu gihe ugize ubwoba cyangwa hari ikintu gishimishije kikubayeho, ukunze kumva mu gifu hari ibintu bigendamo cyangwa se bivuga butterflies. Gusa kandi ni na kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko ufite stress ikabije. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri rya Harvard Medical School bwagaragaje ko iyo urwaye indwara zo mu rwungano ngogozi nko kwituma impatwe, aside nyinshi mu gifu cyangwa se izindi ndwara z'amara, irritable bowel syndrome, ibimenyetso by'izi ndwara biriyongera ku buryo bukabije mu gihe ufite stress ikabije. Ni ukuvuga ngo mu gihe urwaye zino ndwara cyangwa se ufite ibimenyetso bimwe muri izi ndwara, bituma byiyongera cyane iyo wagize stress ikabije. Ikindi kintu cya gatatu cyangwa se ikimenyetso cya gatatu wamenya kuri iyi ndwara ya stress ni uko ugira gutakaza imisatsi. Stress ikabije itera imisemburo yitwa androgen, imisemburo y'igitsina. Gukorwa iyi misemburo ishobora guhindura uburyo udusabo tw'imisatsi tumeze, bikaba byatera gucika imisatsi muri icyo gihe. Ibi bishobora no gukomeza kuba nyuma y'amezi 3 n'atandatu uhuye n'ikigutera stress gikabije. Ikindi kimenyetso cya kane ni ukwikanya kw'imikaya. Imisemburo ikorwa mu gihe cya stress, usibye kuzamura umuvuduko w'amaraso no kongera inshuro umutima utera ku munota, itera imikaya yawe kwikanya cyangwa gukomera ku buryo bitoroha kuyinyeganyeza. Ibi kandi biba mu gihe ufite ubwoba. Uburibwe butandukanye bw'imikaya bitewe no kwicara cyangwa se guhagarara nabi bukaba bwatera ibibazo bimwe na bimwe nko kuribwa umugongo, kuribwa mu ngingo cyangwa kubabara ahandi hatandukanye mu gihe ufite stress ikabije. Ikindi kimenyetso cya gatanu cyakwereka ko ufite stress ni uduheri twa hato na hato mu maso. Stress ikabije yibasira muri rusange umubiri wose, uruhu ntirusigara. Iyo ufite ibipimo biri hejuru by'umusemburo wa androgene, bishobora gutera uruhu gutangira kuzana uduheri cyane cyane mu isura. Ikindi kandi mu gihe ufite stress, ubushobozi bw'umubiri bwo kwisana buragabanuka, bityo ibyo biheri bikaba byagumaho igihe kinini kugeza igihe ikintu kigutera stress kizaba cyavuyeho.
Ikindi kimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko ufite stress ni ukwibagirwa cyane. Niba utangiye kuzajya wibagirwa cyane tumwe mu tuntu twari dusanzwe mu byo ukora buri munsi, yaba mu kazi cyangwa mu buzima busanzwe, nta kabuza ufite stress. Cortisol ni umusemburo wa stress urekurwa mu gihe ufite stress ikabije. Ubuza hippocampus cyangwa se aka gace k'ubwonko gatuma wibuka ibintu bya vuba, ubushobozi bwo kwibuka ibintu. Rero nimba ufite stress cyangwa se ukabona urimo kwibagirwa cyane, menya ko icyo ari ikimenyetso cy'uburwayi bwa stress. Uburyo bwo kubikosora rero ni uko ushaka ikigutera stress ukagikuraho, ni uko ubushobozi bwo kwibuka bugahita bugaruka. Nyine numva ukuyeho icyo kintu cyaguteraga stress, byanze bikunze ubushobozi bwo kwibuka burahita bugaruka. Nguwo umuti turawuguhaye. Ikindi kimenyetso cya karindwi rero ni uko wagira gusinzira nabi ndetse no kubura ibitotsi. Ni ukuvuga ngo nimba usinzira nabi ndetse ukabura ibitotsi, hari igihe ibi ari ibimenyetso bya stress ikabije. Ubwonko rero buba bufite ibitekerezo byinshi, ubwonko buhita butangira gukora cyane, bityo igihe ubwonko buruhuka kikagabanyuka bikaba byatera ibibazo mu gusinzira ndetse ukabura ibitotsi, bityo ibibazo biterwa no kudasinzira neza bigatangira kukwibasira bitewe n'uko utarimo gutuza kuko umutima urimo gukora cyane. Ikindi kimenyetso rero cya munani ni uguhumbaguzwa cyane. Guhumbaguza na stress ikabije byose birajyana, nubwo ikibitera neza kitazwi. Ubutaha nubona bitangiye kukubaho cyane, uzahumirizeho gato maze winjize umwuka cyane mu mazuru ubundi uwusohore. Ibi bitera ubwonko gutuza. Nubikora inshuro nyinshi bizarinda amaso yawe guhumbaguzwa, bibe byanagufasha gutuza. Ngayo nguko inama turayiguhaye yakurinda stress. Ikindi kibazo cya cyenda cyangwa se ikindi kimenyetso cya cyenda ni ibibazo by'imihango. Ku gitsina gore stress ikabije igira uruhare runini mu gukuraho imikorere y'imvubura zishinzwe gucunga no kugena urugero rw'imisemburo irekurwa na thyroid, imvubura za adrenal ndetse n'intangangore. Ibi byose bigira uruhare ku kwezi kw'imihango, iminsi y'uburumbuke n'imikorere myiza y'imyanya myibarukiro mu bagore. Mu gihe ufite stress ikabije, ibi byose birahindagurika cyane. Rero nubona watangiye guhindagurika cyane mu buryo bw'imihango uri igitsina gore, uzamenye ko nawe ushobora kuba afite stress ikabije. Ngayo nguko rero icyo nacyo ni ikindi kimenyetso. Wenda reka tuguhe n'ikindi kimenyetso cya 10. Ikimenyetso cya 10 ni kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso cya stress ikabije. Ni ukuvuga ngo stress ikabije yaba ari ituruka ku bibazo byawe bwite cyangwa se ituruka ku kazi, n'imbogamizi ikomeye mu kwishimira ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina. Imisemburo itera stress ituma indi misemburo ituma wishima mu gihe cy'imibonano cyangwa ugira ubushake bwo kuyikora idakora neza. Heartline igira inama abantu ko mu gihe ugaragaza kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kugana inzobere mu mitekerereze y'umuntu zikaba zagufasha guhangana n'iki kibazo. Ngira ngo murabizi neza ko ubuzima buzira umuze ariko dushyira imbere. Rero hano ni kwa muganga Clement twivura indwara. Nimba ufite kimwe muri ibi bimenyetso, ushobora kuduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se ukanagana n'inzobere zikakugira inama, cyangwa se ukanakora zimwe mu nama z'ingenzi twakweretse zo guhunga ibintu byaba bigutera stress ukabyikuramo kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzima. Rero murakoze, ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Reka mbifuriza amahoro n'imigisha. Nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, nakubwira ngo bikore, ukande like, ukore share. Turabakunda, tubifuriza ibyiza, mbifurije guhorana n'Imana mu mirimo yose mukora. Murakoze rero, turabakunda, amahoro n'imigisha bibane namwe ibihe byose.